Gutereta umukobwa cyangwa se kumufatisha ni ibintu bikunze kugora abasore batari bake cyane cyane ku nshuro ya mbere cyangwa se ku munsi wa mbere nyine bakibonana. Uyu munsi rero muri kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 9 bishobora kuba byatuma umwana w'umukobwa cyangwa se umukobwa atangira kugenda agutakariza icyizere kugera handi nyine uzajya umuhamagara kuri telefone wamusaba ko mwahura akakubwira yuko nta mwanya afite. Abasore rero ibanga rya mbere nabibira buriya igihe cyose ugiye gutereta umukobwa menya neza yuko abakobwa benshi bakeneye abasore batandukanye n'abandi basore. Icyo kintu ugomba kuba ukizi. Niba ugiye gutereta umwana w'umukobwa gerageza ugaragaze itandukaniro riri hagati yawe n'abandi, kubera ko buri muntu wese aba ashaka umuntu utandukanye n'abandi. Ni ikivuga ngo haba mu mico, mu myumvire, buri kintu cyose nyine ube utandukanye n'abandi, ube wihariye, abone yuko uri umusore nyine ufite icyo ushaka ndetse kandi ufite gahunda. Rero ikosa rya mbere abasore benshi bakunze gukora nyamara batazi neza yuko ari amakosa, bikaba bishobora kuba byatuma nyine umukobwa atangira kugenda amwima umwanya we. Aka kantu ukumve neza. Niba uzi neza ko ujya uhura n'umukobwa ugasanga uri gushaka kumukorakoraho kenshi buri munsi uko muhuye nyine nicyo kintu cyonyine uba ushaka, menya neza ko uyu mukobwa azatangira kugenda akuzinukwa gahoro gahoro, nubwo atabikubwira ariko rimwe na rimwe uramubangamira kubera yuko impamvu umenye neza ko abakobwa hari ibihe bagira byabo. Rero hariho igihe ukenera icyo kintu kandi ari mu ibyo bihe ugasanga uri uramubangamira, nyamara wenda ugasanga nibo anabyanze buri abakobwa n'abantu bagira ibanga, ugasanga sometimes yaguhishe wenda ko afite icyo kibazo, none wowe mwahura cyangwa se wenda mwabonana kugira ngo mugane cyangwa se wenda mwungurane ibitekerezo ku by'urukundo rwanyu, ugasanga nyine uri gushaka ko wewe buri munsi uko muhuye uzajya umutacinga. Nyamuneka iki kintu abakobwa benshi ntabwo bagiye. Rero nyine ushobora kuba kibazo utise noneho ahangaha nzakora iki, cyangwa se wenda n'ubuhe buryo bwiza nakoresha kugira ngo umukobwa anyizere kandi wenda n'ino ngeso nyifite. Gerageza niba ugihura n'umukobwa bwa mbere, umwaka wa mbere mumaranye, mwereke yuko ibyo bintu utabikunda, umwereke yuko nyine ibyo bintu wowe biba bitanakureba sore. Ikintu uzakora mu uwo mwaka nyine ni ukumwitaho ukamwereka urukundo, ariko igihe mwahuye ibyo bintu ukabyirinda, bizatuma umukobwa utangira kugenda umuforoma, atangire kugenda kwizera nyine hahandi na cya kindi na cya kintu utatekerezaga yuko yakora ashobora kugikora utigeze ugifosinga cyangwa se utigeze umuhata. Umukobwa yamaze kukwizera nta kintu kimwe atakora. Ikosa rya kabiri rero abasore benshi bakunze gukora nyamara batazi neza ko rizagira ingaruka ku rukundo rwabo bari batangiye. Iki nacyo uzakiteho cyane. Niba uzi neza ko uri umusore, ntuzigire na rimwe ukinisha kubaza umukobwa niba akiri muzima cyangwa se niba nyine akiri umukobwa. Ndamye nashidikanya wenda wamaze kumva icyo nashatse kuvuga. Kubaza umukobwa ngo are you virgin ntabwo ari byiza. Suzigire na rimwe ukora ano makosa niba uzi neza ko uri umusore w'umunyabwenge ndetse kandi usobanutse. Ibi ngibi bizafegita ikirero ku rukundo rwanyu, bizatuma uwo mukobwa atangira kubona yuko utamwizera. Icya kabiri ashobora gutangira gutekereza yuko nawe aricyo kintu kikugenza. Kandi ikindi cya kabiri, ntabwo uzi uwo mukobwa mukundana ese mbere yawe ninde wabanje, ese batandukanye gute, bapfuye iki. Rero niyo mpamvu uba ugomba kwigengesera cyane niba uzi neza ko umukobwa gukunda. Iyo umukobwa gukunda ukibeshya gatoya byange bikunda icyizere gihita kirangira, kubera ko abakobwa benshi bamaze kwisetingamo yuko umusore wese ugiye kumutereta batamarana igihe kinini ataramubwira ibyo bintu. Rero wowe iyo umaze igihe kinini uba uri gutangira kumugaragariza difa cyangwa se itandukaniro riri hagati yawe n'abandi basore. Kandi nicyo kintu cya mbere umusore ashobora gukora umukobwa akamwica mu mutwe, handi nyine ashobora no kubimuha atigeze abimusaba, cyangwa se wewe wabivuga rimwe gusa unikina agahita abyemera, nyamara rwose wenda wanakinaga. Kubera iki? Uwo mukobwa wabanje kumwereka yuko ntabwo aricyo kintu kikugenza mu buzima. Aha rero kuri ino ngingo inama nakugira, ikintu kikureba mu rukundo rwawe n'uwo mukobwa ntabwo ari ukumubaza nyine ubuzima bwe cyangwa se ngo ushake kumwinjira mu buzima cyane. Oya, iyo umuntu mukimenye na bwa mbere cyangwa se mutaramarana igihe kinini, ntabwo ari byiza gushaka kumwinjira mu buzima ngo ushake kumenya ese umuntu mwakundanaga mwapfuye iki. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niwibeshya wenda mutaramarana igihe kinini ugatangira kumubaza ibyo bintu, nyamuneka azatangira kugenda akwanga cyangwa se azatangira gutekereza ko uri gushaka kumwinjira mu buzima cyane. So rero ikintu ugomba gukora, gerageza umwiteho, umuhereze keya, ni wowe bireba nyine, ni wowe mukunzi we afite mwako kanya, mwiteho ubundi nyine umubaze iby'urukundo rwanyu, ibindi ubyihore. Reka dukomeze rero n'ikindi kintu uba ugomba kwirinda cyane igihe nyine umukobwa amaze kumupropoza akakwemerera, akanako ntuzigere ugakora. Niba umukobwa mutaramaranye igihe kingana nk'umwaka, ntabwo
ntabwo wemere kuzajya umuhamagara kenshi kuri telefone nyine ngo umwereke yuko umwitayeho cyane. Ibi ngibi bizatuma atangira gutekereza yuko wenda umuharaye ushobora kuzamuhararuka. Rero umukobwa niba mugikundana ku nshuro ya mbere, ntabwo ari byiza gutangira kujya umuhamagara ukamwihamagazwa ukamwandikira message hahandi utangira kugenda unamutesha umutwe mu kazi ke. Oya, wenda ushobora kumuhamagara sometimes mukaganira ndetse kandi ukamwandikira SMS ukamubaza uko bimeze, ariko kwirirwa umuhamagara buri kanya buri saa nyine ugasanga muri kuvugana amasaha 5 ntabwo ari byiza. Bituma atangira gutekereza yuko byanga byakunda ushobora kuba uriho umuharara. Rero rwose akanako uzakirinde kazatangira kubona yuko nyine utandukanye n'abandi basore. Tarava kuri no ngingo rero kambanze tsubize umusore bita Alex wambaje ati se Iva, buriya iyo umukobwa umusabye ko wenda mwaryamana akabyanga abagukunda. Icyo kintu hari abasore benshi bakomeje kugenda bakimbaza. Abakobwa benshi nabo bakambaza bati se Iva, iyo umusore ahora gusaba kenshi ko muryamana buriya abagukunda. Ikintu cyo nakubwira niba uzi neza ko uri umusore, ntuzigena rimwe upima umukobwa kurungu wenda ngo aragukunda wenda ngo umupimire mu ibyo bintu, kubera yuko icyo ugomba kumenya cyo ntabwo ari wowe wenyine mumenyanye bwa mbere. Haro igihe rero aba yarabyemereye umuntu wa mbere ugasanga isamwanga cyangwa se ugasanga isitangira kumutesha agaciro, ugasanga nyine ahise afata decision yuko atazabyongera. Rero bivuze yuko wowe nabyanga ntabwo bivuze yuko atagukunda, ahubwo wasanga nanagukunda cyane, ahubwo nyine hari ibyo we ari kwinda cyangwa se hari ibyo ariho arinda. Rero nyine ikindi abasore bagomba kumenya, abasore benshi mufite defo nanjye nikuyemo. Abasore benshi mufite defo yo gukunda n'umukobwa mutaramarana n'umwaka, ugasanga utangiye kumubwira ngo umubiri wakunaniye. Ndeka nkubwize ukuri my dears, niba uzi neza ko uri umusore ukaba ushyira imbere icyo kintu, amahirwe menshi ntabyo uzageraho. Icyo kintu cy'ubanza ukimenye, kereka nuhura n'umukobwa w'injiji, ariko nuhura n'umukobwa uzi ubwenge ahubwo wowe uzase, kubera ko nuramuka umubwiye akabyanga uzatangira kumva yuko wasebye. Rero bivuze iki? Umukobwa mukunda ntabwo ari umwana, ugomba kubimenya. Umwana niwe waplikaho ikintu ushaka. Rero niba umukobwa mukundana ari umunyabwenge, n'ikintu kizakwereka neza yuko uwo mukobwa mukundana ugomba kumunambaho. Nubimubwira ukabona ntabwo abyemeye, ntuzabifate nayo cyangwa ngo wenda ngutangire gutekereza ngo wasanga ari kubyanga ajya kubikorana n'abandi. Oya, haro igihe umukobwa byanga ari ukubera yuko ariyo goruziye cyangwa se ariyo nego ye. Rero niba uzi neza ko ushaka kwaplika ikintu cyose utekereje ku mukobwa, ntabwo bizaguhira niba uzi neza ko ufite umukobwa uri serious. Rwose my brother, ndakwinginze niba uzi neza ko ukeneye urukundo ruramba cyangwa se urukundo ruzagera kure, urukundo rufite intego, ntuzigire na rimwe ushyira imbere ikintu bita kuryamana n'umukobwa, kubera yuko nta kintu na kimwe bimara. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya ndetse kandi ukagishyira mu mutwe, buri mukobwa wese aba azi igikenewe mu rukundo. Niba azi neza ko cyangwa se niba umukobwa mukundana ari mukuru, nawe ajya atekereza ko icyo gikorwa gikenewe. Ntabwo ari umwana rero ushaka kubwira ngo uyu munsi dukore ikintu, uyu munsi dukore ikintu. Oya, ikindi kandi si nuko nguko babivuga, si uko nguko babisaba. Icyo kintu ugomba kukimenya. Nugenda ukabwira umukobwa ngo ndashaka ko ngo ndumva umubiri, niba ari umukobwa uzi ubwenge akabikora, uzangaye. Ndakubwiza ukuri pe. Akandi gakosero gakomeye cyane abasore benshi dukunze gukora nyamara wenda tutazi yuko kazatugiraho ingaruka. Niba uzi neza ko ujya ukunda kuganiriza umukobwa mukundana ngo nkunda uburyo uteye, ngo uranyataragitinga, ugasanga nyine amagambo yose ukunda kumubwira ni amagambo arimo irari, menya neza ko uyu mukobwa uri gutuma nyine atangira kugenda yumva yuko ikintu cyakuzanye mu buzima bwe gishobora kuba ari ukumwangiza ukigendera. Bisobanuye iki rero? Ejo igihe uzashaka kwaplika cya kintu ushaka gukora, bizatuma nyine atangira kuvuga ati uyu muntu byange bikunde arashaka kunyangiza agahita yigendera. So bivuze iki rero? Gerageza nyine ushake ibintu wamuganiriza byubaka, apana guhora umuganiriza amagambo adafite icyo avuze ndetse kandi amagambo adafite umumaro. No kuri no ngingo isobibaza utise noneho nirihe jambo umuntu yakoresha kugira ngo abwire umukobwa wenda nk'ikintu yamukundiye runaka. Umukobwa ugomba kumubwira ko akunze imyitwarire ye, imico ye ndetse n'indangagaciro ze. Ibindi byose biza nyuma. Buriya ikindi kintu abantu benshi batazi, iyo ugiye gukunda umuntu nyamuneka hari ibintu uba ugomba kugenderaho, kandi ibyo ugomba kugenderaho ntabwo harimo biriya bintu biri physical cyangwa se biri physical appearance. Nyivo ibintu bigaragara inyuma ntabwo ari byo bintu uba ugomba kwitaho cyane. Gerageza
gerageza wite ku kintu bita imico, imyitwarire ndetse n'indangagaciro afite. Ikindi cya kabiri, wita cyane ku buryo uwo muntu muhuza cyangwa se uburyo nyine muganira ukumva yuko muhuje ibitekerezo ndetse mbere yuko dukomeza reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza uciye hasi muri comment. Ese wowe iyo witegereje neza ubona ari abakobwa ndetse n'abahungu, ni abahe bantu basigaye batuma abantu benshi batinya gushaka cyangwa se abantu benshi basigaye batinya kubaka ingo? Njyewe uko mbyumva ku ruhande rwanjye cyangwa se on my side, abakobwa nibo babitera. Ati kubera iki? Uzitegereze neza ababyeyi bakuru cyangwa se abantu bakuru abenshi baba ari abagabo ndetse n'abamama basigaye bavuga ngo abasore bino minsi mwaraguwe ndetse kandi mufite ibibazo. Kubera iki? Bari kubona neza yuko abakobwa basigaye bafite imyumvire itari myiza. Umwana w'umukobwa arajya kuri social media akavuga ngo umusore udafite amafaranga n'imbwa ni fake. Ese urumva umusore udafite amafaranga azatinyuka gute gutekereza kuba yatereta umukobwa? Icyo kintu rero cyumva neza. Ese noneho ikindi cya kabiri, niba umusore cyangwa se niba umukobwa avuga ngo umusore ngo umuntu ufite amafaranga niyo yaba afite imyaka 80 ngo twabana, wa musore ufite amafaranga urumva azatangira gutekereza ko wa mukobwa ashobora kuba akiri muzima? Icyo kintu ucyumve neza. Abakobwa benshi nibo bari gutuma nyine abasore benshi batinya gushaka, kubera yuko abakobwa bamaze kwisetingamo imyumvire mibi. Baca umugani mu Kinyarwanda rero ngo abumwe agatukisha bose. Wenda ntabwo ari bose, ariko uwo mugani ndamye nashidikanya wamaze kumva icyo ushatse gusobanura. Noneho ngiye kubwira utuntu tugera kuri 3 wakoresha nyine bigatuma umukobwa atangira kugenda kwizera cyane ndetse kandi agatangira kumva yuko umufiteho gahunda y'igihe kirekire. Ibi ngibi rero uzabikosha kubikora mu buryo bwo kumubaza ibibazo cyangwa se wenda ukagira amagambo umubwira ku buryo nyine atangira kumva yuko umukunda cyane. Icyambere ni ukumuganiriza ku bintu bifite umumaro cyangwa se ku bintu by'umubano wanyu. Wenda anga ushobora kumubaza uti se uba wumva uzabyara nk'abana bangahe? Ese uba wumva uzubaka urugo wenda ufite nk'imyaka ingahe? Ese uba wumva cyangwa se utekereza ko ndamutse mbonye ubushobozi nkagusaba ko nakugira umugore wabyemera? Aya magambo iyo uyabajije umukobwa atangira kumva yuko uri umusore uri serious utandukanye n'abandi basore. Nyine abasore benshi mwino minsi basigaye bavuga ngo nagikwe cyangwa se nakubaka urugo bihari. Rero iyo utangiye kumubaza ibyo bibazo atangira kumva yuko byanga byakunda ujye utekereza kuzagira umuryango. Ubundi buryo rero wakoresha kugira ngo umukobwa atangire kugenda akwizera ndetse kandi atangire kugenda akwimvamo kugera kuri rwa rwego ashobora kukwemera n'ikintu wowe utari warigeze utekereza yuko yacyemera. Uzajya ugerageza umukundire umuryango we ndetse kandi umukundire uko ameze. Iyo ngo niba umukobwa afite taille française cyangwa se wenda yifite agataye gatoya, mubwire yuko yikundira abakobwa bateye nkawe. Ibi ngibi bizatuma nyine atangira kugenda yiyumvamo icyizere, yumve yuko ari kumwe n'umuntu uri proud yiwe. Ikindi cya kabiri, gerageza umubwire cyane ko umukunda. Nyine suka bimubwire kenshi, ariko nyine umubwire yuko umukunda ndetse kandi umwizera cyane. Cyane cyane ujye umubwira ko umwizera kuruta ko wamubwira yuko umukunda, kubera yuko buriya abasore benshi ntabwo bakunze kwizera. Ndagushimiye cyane rero wowe warebye kino kiganiro kuva gitangiye kugera ahangaha kigeze. Njyewe wari wakiguteguriye, amazina yanjye nitwa Iva Sadisave. Kanda like ukore subscribe niba uri umushyitsi kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Imana ikundindire. Hasta la vista. Ciao ciao.